Nshuti bavandimwe, twongeye nanone kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nahimbazwe cyane. Nanone turakomeje n'ibyigisho byacu. Umutwe w'icyigisho uravuga ngo mbese ni iki kigiye gukurikiraho? Muri bino bihe bya none turi mu bihe bidasanzwe, ubwo hariho ibyorezo, cyane cyane icyorezo cya coronavirusi. Abantu benshi baribaza ngo mbese ni iki kigiye gukurikiraho? Mureke twicishe bugufi dusenge Imana kugira ngo Imana ikomeze kutuyobora mu ijambo ryayo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana ikomeye cyane, uri Imana nziza kandi uri Imana ikiranuka. Data wa twese, urukundo rwawe ntirurondoreka, ni rwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aducungure, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana yacu, muri kino gihe turimo kidasanzwe, akaba n'igihe uri mu buturo bwera bwo mu ijuru, Data wa twese uriho wezaho ibyaha ku bantu bawe bose babyihannye kugira ngo amazina yabo akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo. Turakwinginze kugira ngo twe twumve aya magambo, amazina yacu abe yakomerejwe muri icyo gitabo cy'ubugingo, kandi twezeho gukiranirwa kose. Mana ikomeye, umwuka yarakomeze kubana natwe muri iki cyigisho. Nibyo dusenze twizeye yuko biduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mbese ni iki kigiye gukurikiraho? Nshuti bavandimwe, nk'uko tumaze iminsi tubyiga, rero igihe kigiye kugera ubwo Yesu Kristo agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, maze byose bikarangira, abana b'Imana bakitahira mu ijuru. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4 hari amagambo avuga ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Murongo wa 5. Iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Bana b'Imana, igihe kigiye kugera abantu b'Imana bature umutwaro bikoreye igihe kirekire cyane, umutwaro wo kuvuga ubutumwa, umutwaro w'urukundo n'imbabazi, wo kurarikira abanyabyaha, kwakira imbabazi z'Imana. Igihe kigiye kugera batura uwo mutwaro, kuko byose bizaba birangiye. Nshuti muvandimwe rero, nk'uko dusanzwe tubizi, uyu munsi wa none turi mu gihe cy'urubanza, ubwo isi iriho icirwa urubanza rugendanye n'urubanza rw'amateka. Mu byanditswe byera muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ubwo buturo bwera bugomba kwezwa n'ubuturo bwera bwo mu ijuru, kuko iyo minsi 2300 ni imyaka 2300 itangira mu 1800, iyo myaka itangira muri 457 ikarangira mu 1844, kuko ibyanditswe biravuga ngo iyo minsi nishira uko bukeye n'uko bwije, ubuturo bwera buzezwa. Kandi uhereye igihe iri tegeko ryo gusana Yerusalemu rizatangirwa, nibwo Daniyeli yabwiwe yuko iyo minsi izaba itangiye. Iyo turebye rero mu mateka, dusanga itegeko ryo gusana Yerusalemu ryaratangiye muri 450, ryaratanzwe muri 457 mbere ya Yesu Kristo. Iyo ubaze rero iyo minsi ukayibaramo imyaka, kubera yuko iyo twiga mu buhanuzi tubona yuko umunsi ungana n'umwaka, dusanga iyi minsi 2300 ihwanye n'imyaka 2300. Muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6 hari amagambo avuga ngo kuko umunsi nawo ukunganyirijemo nk'umwaka. Niyo mpamvu duhamya ko iyi minsi 2300 ishushanya imyaka 2300. Imyaka rero uyibaza uhereye muri 457 uragenda ukagera mu 1844, bigaragaza uburyo ubuturo bwera bwo mu ijuru cyangwa se Yesu Kristo yatangiye umurimo wo gucira imanza abatuye mu isi, abazima n'abapfuye. Inshuti bavandimwe rero, ubwo
tuzi neza yuko turi mu gihe kidasanzwe, tukaba tuzi yuko urubanza ruriho kubera mu ijuru, aho umugabane wa buri muntu ushyirwa mu murongo runaka. Turi mu gihe kidasanzwe cy'amateka y'iyi si, kuko ari igihe cya nyuma giheruka. Ibyanditswe bitugaragariza yuko iyi si yacu igeze ku musozo hagendewe ku bimenyetso byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bavandimwe rero ni ahacu kugira ngo tube maso. Muri ino minsi bigaragara yuko ibihe bigiye gukomeza gukomera, kandi bikaba bigaragara yuko nubwo icyo cyorezo cya coronavirus cyarangira, ingorane kizasiga giteje kuri iyi si zizaba ari ingorane zizaba zikomeye cyane ku buryo kugira ngo tubashe kuzivamo bizaturushya. Muri ubwo buryo rero bizaba bimeze bite rero? Uyu munsi wa none reka mbahe urugero. Murabona uburyo insengero zafunzwe, abapasiteri ntago bazabasha kubona uburyo bayobora itorero ku murongo. Ubu bigiye kuba ngombwa yuko abantu benshi basigaye basa naho bigenga, cyangwa se buri muntu akurikiza gahunda y'Imana nk'uko Imana yayimushyize mu mutima, atagombeye umuyobozi uwo ari we wese rwose. Rya somo rero rirasohoye. Yesu yabwiye abantu, arababwira ati igihe kirageze ubwo abasenga Imana mu kuri no mu mwuka, igihe kirageze ubwo abasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka. Urabona yuko niba abantu batakijya mu nsengero, niba reka tuvuge ndetse harimo n'abantu bari barahawe ibihano mu itorero, ariko ubu ngubu rwose batazabona n'umwanya wo kugira ngo babikurwemo, ubona yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe ni ukuvuga ngo nta mwanya uba uhari. Bamwe mu bayobozi ndetse b'amatorero bazemera ndetse kuyoboka abanyabubasha bo muri iyi si. Niba harimo abantu bari basanzwe bakorera amatorero, ariko bakaba batarigeze mu by'ukuri bayakorera bayobowe n'umwuka w'Imana, ni ukuvuga ngo ibyo bari basanzwe basarura mu matorero bigiye guhagarara, cyangwa se bigiye kuba bikeya bigabanuke. Ubwo rero nahawe nahanjye kugira ngo buri muntu wese abe maso kandi asenge. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agiye kugeragezwa. Umwizera nawe akazi gasa naho kahagaze, agiye kugeragezwa. Umupasiteri nawe agiye kugeragezwa. Buri muntu wese agiye kugeragezwa. Ni ukuvuga ngo ubutunzi bw'isi bugiye kunyeganyezwa rwose ku buryo bukomeye, kandi ibyo abantu bari bishingikirizeho cyane cyane utuzi tw'abantu twamaze gutakara, kandi n'abasanzwe badufite nabo bagiye gutakaza icyizere, kandi ikintu cyose kigiye kunyeganyezwa ku buryo ari uburwayi bwa coronavirus buraba buri kwica abantu hirya no hino, ariko kandi n'abantu baraba bazahajwe n'ubukene. Ni ukuvuga ngo rero ubutunzi buzasigara mu maboko y'abantu bake cyane bashobora kuyobora isi nk'uko babishaka. Nguwo rero umugambi wa Satani muri kino gihe cya none, ubwo iyi ndwara yayiteje kugira ngo ateze akaduruvayo n'uruvangitirane kuri ino si, kugira ngo abantu bagire confusion cyangwa se bagwe mu rujijo rukomeye cyane. Mwobe maso rero musenge inshuti zanjye, kuko twaragenderewe. Satani yaramanutse afite umujinya mwinshi, kuko azi yuko igihe asigaje ari gitoya, nk'uko tubibona mu byahishuwe. Mu gitabo rero cy'intambara ikomeye, turareba ku ipaje, igitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana Ellen White. Turareba ku ipaje yaho ya 593 ku isubi ya 3. Hari amagambo avuga ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera, abatuye isi bose batwikirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba, intungane zigomba kuba imbere y'Imana ikiranuka, hatakiriho umuhuza. Nshuti bavandimwe, mu gihe Yesu Kristo agiye gusohoka mu buturo bwera, isi ikagwirwa n'ibyago n'ishyano rikomeye cyane, kubera yuko imbabazi z'Imana zizaba zakuweho. Ibyago 7 ndetse nabyo bizaba birimo gusukwa. Uyu munsi wa none duhawe amahirwe yo kugira ngo tunyeganyezwe, habeho ishungura, kugira ngo twitegure igihe kidasanzwe kigiye gukurikiraho. Bavandimwe, umutwe wacu w'icyigisho uravuga ngo niki kigiye gukurikiraho. Aya ni amahirwe rero akomeye cyane yo kugira ngo tubashe kugira umwiteguro, kuko mu minsi iri imbere bwo hagiye gukurikiraho n'ibyago 7.
ibyaberaga abanyabyaha inzitizi bizaba byakuweho. Uyu munsi wa none ibyaha byinshi n'ubugome bwinshi kuri iyi si birakorwa, ariko mwibaze ko bikorwa ariko hakiriho inzitizi, imbabazi z'Imana zikibashije gukingira, kandi imiyaga ine ifatiwe mu mfuruka enye z'isi n'abamarayika kugira ngo Satani ataza n'umujinya mwinshi akangiza. Ibyo rero mwibaze ko uyu munsi wa none imiyaga ibashije kuba igifashwe, kandi Satani wenyine ari we usigaye agenga imibereho y'abanze kwihana bose. Igihe kigiye kugera rero ubwo abantu bazaba baranze kwihana begurirwe cyangwa se barekerwe mu maboko ya Satani. Kwihangana guhoraho kw'Imana noneho kuzaba kwarangiye. Abo mu isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, abo mu isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, bahinyura urukundo rwayo kandi basiribanga amategeko yayo. Abagome bazaba barenze urubibi rwo kwihanganirwa. Umwuka w'Imana banze kumvira ku iherezo abakurwemo. Ubwo bazaba batamuruweho ubutumwa bw'Imana, ntacyo bazaba bafite kibakingira umugome. Ni ukuvuga ngo Satani azaroha abatuye isi mu makuba aheruka akomeye cyane. Nshuti bavandimwe, mureke kugira ngo tubitse ubugingo bwacu mu Mana. Iyi si nk'uko mubizi yamanukiwe n'umugome Satani. Mu gihe rero Yesu Kristo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ibyago birindwi bigiye kwisuka. Kandi nubwo mubona uyu munsi wa none ibyago byatangiye kwisuka, kubera iki? Kubera yuko isi yanze kwihana, isi ikomeza kwanga kwihana, igakora ibyaha byinshi bitandukanye. Imana ikemera yuko haza ibi byago kugira ngo abantu babashe kwihana. Ariko mu gihe kidatinze, ubwo Yesu Kristo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, ibyago birindwi bisukwa, imbabazi zaba zarangiye. Satani azaroha abatuye isi mu makuba aheruka akomeye cyane. Ubwo abamarayika b'Imana bazarekura imiyaga iteye ubwoba y'ibyo abantu bararikiye, ibibi byose bizasandara ku isi yose. Ni ukuvuga ngo ibibi byose bizasandara ku isi yose. Aya magambo arakomeye. Ibibi byose ni ukuvuga ngo buri kintu icyo ari cyo cyose kibi cyaba cyarigezwe kigambirirwa na Satani, mu mujinya we azagisandaza ku isi. Isi yose izajya mu irimbukiro riteye ubwoba kuruta iryabaye kuri Yerusalemu ya kera. Niba mwibuka rero ibyabaye kuri Yerusalemu ya kera, muribuka igihe yagotwaga n'ingabo z'Abaromani, mu gihe bicaga Yesu Kristo yarababwiye ati, niba mubona ibi ngibi bibaye ku giti kibisi, mbese nibigera ku giti cyumye bizagenda gute? Igiti kibisi bishushanya umukiranutsi. Niba mubona ibi byago buryo ibi byose nkorewe kandi umukiranutsi, mbese ho kandi n'ubuntu bw'Imana bundiho, mbese mwebwe igihe muzaba mutagikingiwe n'imbaraga y'Imana, ingabo z'Abaroma zigose urusengero ingabo z'Abaroma zigose inyubako ya Yerusalemu, mbese muzahungira hehe? Nicyo gihe Yesu yababwiye ati, muzasengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu minsi y'imbeho cyangwa se ku isabato. Nshuti bavandimwe, ubu iki ni igihe rero tumaze kubona yuko ingabo za Roma zimaze kugota umujyi wa Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo iki cyago cya coronavirusi ni kije ari ingabo ya Satani kugira ngo igote iyi si ijye mu kangaratete. Ni ukuvuga ngo rero, niba rero tubona ingabo zigose rero, Yesu rero ababwiye ati, ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Ni ukuvuga ngo aka ni akaga ka mbere, cyangwa se ni kimwe mu kaga gakomeye cyane kagwiriye iyi si, arizo ngabo zishushanya ingabo z'Abaroma, ariko twebwe muri kino gihe zikaba ari ingabo za Satani zibashije kugota, kugira ngo umuntu wese ubasha kubona izi ngabo zigose cyangwa se iki cyago gihungabanyije isi, kandi tukaba tuzi neza ko ibyago birindwi bitaraza, buri muntu wese ubishoboye guhunga asohoka agenje gute? Ahunge. Ariho gusohoka mu mudugudu w'irimbukiro rya Babuloni y'icyaha. Nshuti bavandimwe rero, nahanjye nahawe kugira ngo tube maso dusenge kugira ngo tutabasha kurimbukira muri Babuloni.
Vuba aha rero bidatinze tugiye kuririmba indirimbo y'abanesheje, kuko uko bigaragara yuko turi mu gihe cya nyuma, kandi inshuti bavandimwe, igihe kigiye kugera dutura umutwaro wose, ndetse Yesu nk'uko twabisomye azahanagura amarira yose ku maso yacu. Igihe rero abantu basa igihe rero abantu bazaba basa n'abadafite umurengezi, kuko hari amategeko adasanzwe azaba ariho, kubera ko muri kino gihe cya none urareba ko leta zishobora gufata imyanzuro igiye itandukanye bitewe no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Birashoboka yuko leta zishobora gufata imyanzuro yo kurekura imfungwa zimwe na zimwe, cyangwa se biranashoboka yuko iki cyago gishobora kuba rutura kigakomeza kikangiza, za leta zigafata n'imyanzuro yo kurekura imfungwa, kubera yuko bizaba bitagishoboka ko babasha kuzijera cyangwa se kuzicunga, kandi icyorezo nacyo zamaze kubageramo. Ni ukuvuga ngo bizaba bigeze aho buri muntu akize iki? Akize amagara ye. Bavandimwe rero, nahanjye nahawe kugira ngo muri kino gihe cya none turi mu bihe bidasanzwe, hariho amategeko menshi ashobora no kwicwa, bikagaragara yuko ndetse n'uburenganzira bw'abantu bamwe bushobora kuvaho, noneho bigamera nk'aho isi isa naho itagifite umurongo. Nshuti bavandimwe rero, nahanjye nahawe kugira ngo dukomeze gusenga kugira ngo Imana ikomeze kuducira inzira. Uyu munsi wa none rero, ibi bihe bidasanzwe birimo gukangurira abantu batuye isi cyangwa se abategetsi b'isi kugira ngo babashe kwihutira gusohoza ubuhanuzi bwo kudusunikira kugendera mu murongo umwe, cyangwa se kugendera mu bushake bwabo, bitewe n'uko nabo basa n'abadafite igisubizo cy'uburyo babasha gushyira ibintu ku murongo. Bizaba ngombwa ko bahatira abantu bose kugendera mu murongo umwe. Uyu munsi wa none biragaragara yuko nk'uko byatangiye kugenda bigaragara mu binyamakuru bimwe, hagomba kubaho kwihutisha za serivisi elegitoronike, cyane cyane urugero nka digital money. Uyu munsi wa none bigaragara yuko guhererekanya amafaranga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyi serivisi ya digital money yari yaratangiye igiye kwihutishwa cyane, ku buryo abantu bakora batagombye guhererekanya amafaranga. Za microchip integrated identity, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none bigaragara yuko kugira ngo babashe gucunga neza buri muntu uwo ari we wese, urugero ni nk'iki cyorezo cya coronavirus, bigaragara yuko ubwo umuntu bamufata arenze irembo ryiwe batigarukira aho ngaho, bigaragara yuko koko igihe kigiye kugera hagafatwa ingamba zidasanzwe kugira ngo babashe kugenzura buri muntu uwo ari we wese. Mbese aho microchip integrated identity sibwo yaba igiye gutangira? Sibwo baba bagiye gushyira utwuma mu bantu ku buryo babasha kubagenzura? Gusa ndibuka yuko mu gihugu kimwe aribwo batangije, muri kompanyi zaho batangije iyi serivisi, bashyira utu twa microchip dutoya mu mibiri y'abantu. Narakabonye bagashyiramo, kameze nk'akabuto gatoya k'umuceri, bakagashyira ahagana ahegeranye mu ntoki zombi, mu kiganza cyawe. Ni ukuvuga ngo aka kuma iyo ukoze ku rugi urabasha gukingura. Iyo ugiye kugura ikintu ukabasha gutanga imyirondoro ya konti yawe n'ibiki byose, ukaba wabasha kwa accessinga konti yawe ukishyura, ugashyiramo amapini n'ibiki byose. Bigaragara yuko ibi ngibi ariho turi kugenda twerekeza, nk'uko iki cyorezo kibitugaragariza. Rero bavandimwe, uyu munsi wa none ni igihe nanone ababwiriza b'ibinyoma nabo badutse, abahanuzi b'ibinyoma badutse. Ni ukuvuga ngo urimo kujya ukumva umuntu ahurutuye ikintu cy'igishushanyo cyangwa se ifoto ashyize kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp cyangwa ku zindi social network cyangwa se imbuga nkoranyambaga, ati noneho byarangiye, batangiye gushyira ikimenyetso cy'inyamaswa, ati batangiye gushyira ikimenyetso mu ruhanga ndetse no mu kiganza. Ibyo bintu ntabwo ari byo bavandimwe. Niba koko wumva uri umuntu uko kuri mu rugendo rujya mu ijuru, ijuru ntabwo ari iry'abantu b'inkundarubyino. Niba uzi yuko uri mu bantu bari gutera inzenya kuri social media na ku mbuga nkoranyambaga,
ibyo ntabwo ari byo byari bigezweho muri kino gihe. Iki gihe ni igihe cyo gusenga no kwicisha bugufi mu mitima yacu, ntihabeho igihe cyo gukwirakwiza ibihuha. Nshuti bavandimwe, muhagarike gukwirakwiza ibihuha. Rero Imana ikomeze kudufasha. Ibyaha rero biri gukorerwa kuri za social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga, aribyo twahoze tuvuga. Ni ukuvuga ngo rero Imana idufashe kugira ngo abantu babashe kubihagarika, abantu b'Imana, kuko icyo nacyo ni icyaha, kujya guhanura ibinyoma cyangwa se gukwiza ibihuha bitari byo. Kuko igihe ibyago n'amakuba biteye, abahanuzi b'ibinyoma nabo baba babonye akanya, noneho sinakubwira, bagakwiza ibinyoma byabo. Imana rero idufashe kugira ngo twebwe twe kuba muri uwo mugabane w'abantu bakwiza ibihuha. Umumarayika umwe rero bavandimwe gusa yatsembye, aya magambo turayasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye nanone ku ipaji ya 594 isubi ya mbere. Hari amagambo avuga ngo umumarayika umwe gusa yatsembye abana b'imfura bose b'Abanyegiputa, maze igihugu cyose gicura umuborogo. Igihe Dawidi yacumuraga ku Mana abarura ubwoko bwayo, umumarayika umwe gusa yaje gutanga igihano cy'icyo cyaha, habaho kurimbura guteye ubwoba. Imbaraga nk'iyo irimbura yakoreshejwe n'abamarayika bera igihe Imana yabaga ibategetse, ni nayo izakoreshwa n'abamarayika babi igihe Imana izaba ibyemeye. Ubu hariho imbaraga ziteguye zitegereje ko ijuru ritanga uburenganzira, maze zigasuka ibyago ahantu hose. Nshuti bavandimwe, hari imbaraga ziteguye gusuka ibyago ahantu hose. Izo mbaraga nta zindi, ni imbaraga za Satani. Rero bavandimwe, mwibuke yuko nk'uko tubisomye, igihe Dawidi yacumuraga ku Mana abarura ubwoko bwayo, umumarayika umwe gusa yaje gutanga igihano cy'icyo cyaha, habaho kurimbuka guteye ubwoba. Bavandimwe rero, umuntu umwe nubwo yaba ari umwe, nk'uko bigaragara ko Dawidi yakoze icyaha ari umuntu umwe agakururira akaga igihugu cyose, nubwo umuntu yaba ari umwe abasha gukururira akaga igihugu cyose, cyangwa se abasha gukururira akaga isi yose. Akaba ariyo mpamvu rero dukwiriye kwicisha bugufi tugasenga, kugira ngo, kuko nk'uko bigaragara izi ngorane iyo zije ntabwo zitwara abanyabyaha gusa, zibasha gutwara n'abakiranutsi, kubera yuko ibyanditswe biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Gusa amahirwe ni uko abakiranutsi niyo basinzirira mu Mwami Yesu Kristo, bakaba bategereje umuzuko. Imana rero idufashe kugira ngo amazina yacu abe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Nshuti bavandimwe, mureke twe kubeshya isi, cyangwa se mureke twe kubeshya abantu tubiringiza ibintu biri imbere kandi bidahari. Ahubwo tubwire abantu ibyerekeranye n'agakiza kadutegereje ku bantu bamaze kwakirwa, cyangwa se ku bantu bamaze gushyira ibyiringiro byabo muri Yesu Kristo, bakakira gukiranuka kwa Yesu. Kandi tubwire isi n'ibibi bidutegereje n'abakiranutsi barimo, kuko iyi si izagwirwa n'akaga gakomeye cyane. Ariko kandi by'umwihariko tubwire isi yuko ibyago bikomeye cyane biturindiriye, ariko nyuma yaho hakaba hagiye gukurikiraho no guhana kw'Imana ku bantu banze kuyumvira. Nibwo rero nk'uko mubibona hano, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Muribuka abantu mu minsi yashize ubwo bavugaga ibyiza yuko bihe biri imbere ahangaha ari ibintu byiza cyane, ariko uko bigaragara yuko habayeho kwibeshya ku bantu bamwe na bamwe, yuko hashobora kuba hatarabayeho guteganya yuko hashobora kubaho ikintu kidasanzwe nk'iki ngiki. Uko bigaragara yuko iki cyorezo gisa naho gitunguye isi mu buryo isi itari yiteguyemo. Bavandimwe rero, igihe icyo ari cyo cyose cyatungurwa.
Yesu yarahanuye aravuga ngo hazabaho ingorane zikomeye cyane, ibyago n'amakuba, ndetse hazabaho ibyorezo bitandukanye. Ibyo rero bigomba kubaho byanze bikunze. Ariko Yesu yaravuze ngo ibyo nimubona bibayeho ntimugahagarike umutima, kubera yuko twebwe ntidukwiriye guhagarika umutima, kuko ibyiringiro byacu biri muri Yesu Kristo. Kuko ikiduhagaritse umutima ntabwo ari uko umubiri wapfa, ahubwo icy'ingenzi ni uko amazina yacu aba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nsoreje aha ngaha bavandimwe, ariko nkaba nsoje nsaba kugira ngo twese hamwe twibaze ngo ni iki kigiye gukurikiraho bavandimwe. Reka rero Imana ikomeze kugenda yongera buri muntu ubwenge, tubashe gusobanukirwa ndetse n'ibigiye gukurikiraho byose, kuko ibyanditswe biravuga ngo nta Imana izakora itabanje kubwira abagaragu bayo. Nkaba nsaba nanjye nisabira kugira ngo ubwo bwenge mvajuru bumanukire muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twicishije bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, kandi tugushimiye kugira neza kwawe. Uwiteka rero niwe Mana y'urukundo, Mwami Imana ishobora byose. Turakwingize cyane kugira ngo amagambo yawe akomeze akorere mu bugingo bwacu, kandi utwejeshe ukuri, kuko ijambo rya ari ukuri. Nibyo dusenze twizeye yuko ubiduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.